Inshuti zacu tubahaye ikaze kuri Sobanura Inzozi TV. Aha naho tubasobanurira amabanga y'inzozi. Uyu munsi tugiye gusobanura igice cy'inzozi zijyanye n'abazimu cyangwa se inzozi zerekeye abazimu. Muri aka kanya tugiye gusobanura inzozi 10 zerekeye abazimu n'ibisobanuro byazo biteye ubwoba. Ukurikirana ikiganiro cyose ariko witondera inzozi ya nyuma ariyo ya 10 kuko ibisobanuro byayo biteye ubwoba kandi biragutungura cyane. Mwizi inzozi zerekeye abazimu harimo inzozi nziza n'inzozi mbi ariko zose ziteye ubwoba kubera ko ari inzozi z'abazimu. Mureke dutangire. Iyi nkuru yacu ishobora kuba iteye amatsiko. Ese wigeze kurota umuzimu ukumva umutima wawe ugiye kugusimbuka? Ese wabuze icyo izo nzozi warose zisobanura? Tugiye kureba ibisobanuro byimbitse by'inzozi zerekeye abazimu kandi turasanga birushaho gusobanuka kurusha uko twari tubitekereza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inzozi 10 zerekeye abazimu n'ukuri kwihisha inyuma yazo. Ntujye kure kuko iya nyuma iragutungura kandi iteye ubwoba cyane. Niyo warigeze kurota umuzima kukurikiye cyangwa se kwirukankana, iyo nzozi isobanura akenshi ko biba bisobanura ko hari ikibazo uri guhunga mu buzima bwawe, hari ibintu utifuza guhangana nabyo ariko bigakomeza kugukurikirana. Turasubiramo nanone kuko buri gice cy'inzozi turajya tugisubiramo kabiri. Niyo warigeze kurota umuzima kwirukankana cyangwa se gukurikiye, izo nzozi zisobanura ko igihe uhunga umuzimu akenshi ni ibibazo ufite mu buzima bwawe urimo guhunga utifuza guhangana nabyo ariko ibyo bibazo bigakomeza kugukurikirana. Ikizi inzozi zishatse gusobanura. Niba usobanukiwe ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo izindi nzozi tuzasobanura zitazagucaho. Nanone kandi niyo warigeze kurota uvugana n'umuzimu, dore igisobanuro cyabyo. Igihe urota uvugana n'umuzimu bishobora gusobanura ko hari ubutumwa bukomeye umutima wawe ushaka gutanga. Bivuga ko hari amagambo utavuga cyangwa se amarangamutima uhisha udashaka kugaragaza. Icyo bishatse kuvuga, igihe urota uvugana n'umuzimu bisobanura ko hari amagambo cyangwa se ubutumwa bukomeye umutima wawe ushaka gutanga ariko umutima wawe udashaka kubisobanura. Hari amagambo y'amarangamutima wuhisha cyangwa udashaka kuvuga. Yewe ubu ni ubutumwa bukomeye. Nanone kandi nshuti yanjye wowe udukurikiye, niba iri joro warose umuzimu mu nzu yawe, igihe umuntu arota umuzimu mu nzu ye, ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bivuga ko mu buzima bwawe bwite harimo ibitagenda neza, harimo nk'amakimbirane cyangwa ufite ibanga rikomeye wahishe. Turasubiramo nanone, niba warigeze kurota cyangwa se iri joro warose umuzimu mu nzu yawe, ibi bivuze ko mu buzima bwawe bwite harimo ibitagenda neza, wenda nk'amakimbirane cyangwa ufite ibanga rikomeye. Nanone kandi niba warigeze kurota cyangwa se iri joro warose urimo kwirukanka uhunga umuzimu cyangwa se wiruka uhunga abazimu benshi, ibi byo bishatse kuvuga iki? Iki ni ikimenyetso gikomeye yuko ubuzima bwawe bwugarijwe n'ibibazo byinshi cyarimwe, stress n'ibindi, ariko kandi ibibazo ukeneye gutangira kubikemura gahoro gahoro. Nanone niba warose wiruka uhunga umuzimu bisobanura ko ari ikimenyetso gikomeye cyuko wugarijwe n'ibibazo byinshi cyarimwe. Ibibazo kandi wibuke ko ukeneye gutangira kubikemura buhoro buhoro. Nanone kandi wowe dukurikiye, niba iri joro warose umuzimu agutera cyangwa se agukubita, izi nzozi zo zishatse kuvuga iki? Bishobora kuvuga ko hari ikintu cyangwa umuntu ugambiriye kukugirira nabi mu buryo utabasha guhagarika.
ibi ni imbuzi ikomeye mu buzima. Bigusaba gutangira kwitwararika igihe ukirota izi nzozi, kuko bisobanura ko niba urose umuzima gutera cyangwa gukubita, ni igisobanuro gikomeye mu buzima cy'uko hari umuntu urimo kukugirira nabi mu buryo wowe ubwawe utabasha guhagarika. Ni imbuzi ikomeye mu buzima, urasabwa gutangira kwitwararika. Nanone kandi niba warose cyangwa wararose umuzimu w'umuntu wapfuye uzi. Iyo urota umuntu wapfuye kandi wari umuzi, iba kenshi ni ikimenyetso cyo ko uwo muntu umukumbuye, cyangwa se ni ikimenyetso cy'uko ukumbuye uwo muntu. Ikindi ni ikindi kimenyetso cy'uko ashobora kuba yaragiye hari ibyo mutarangije kuvugana. Nikizi inzozi nazo zisobanura. Nanone niba wararose cyangwa se warose urwana cyangwa se urwana n'umuzimu ariko bikarangira umutsinze, izi ni inzozi nziza cyane. Bisobanura ko urimo gutsinda ubwoba bwawe kandi ubuzima bwawe bugiye guhinduka neza cyane. Turasubiramo. Niba warose urwana n'umuzimu ariko bikarangira umutsinze, izi nzozi ni nziza cyane. Ibi bisobanura ko uri gutsinda ubwoba bwawe kandi ubuzima bwawe bugiye kugenda neza. Nanone niba warose cyangwa wararose umuzimu ahinduka inshuti yawe, iki ni ikimenyetso gikomeye. Bisobanura ko watangiye kwemera ibintu wigeze gutinya. Ni ikimenyetso cyo gukura mu bitekerezo. Niba warose uhinduka inshuti y'umuzimu, iki ni ikimenyetso gikomeye. Ibi bisobanura ko watangiye kwemera ibintu wigeze gutinya. Ikindi kandi ni ikimenyetso cy'uko watangiye gukura mu bitekerezo. Nanone kandi niba wararose cyangwa warose wowe ubwawe uri umuzimu, mbese niba warose wabaye umuzimu, izi ni inzozi zigaragaza ko wumva uri wenyine, ufite kwiheba, cyangwa se ukumva utitabwaho n'abandi bantu. Ibi ni ubutumwa bukomeye. Urasabwa gukora iki kintu. Iyo urota wabaye wowe ubwawe uri umuzimu cyangwa wahindutse umuzimu, nuko wumva abandi batakwitayeho, icyo gihe wumva uri wenyine. Usabwa gutangira kwiyitaho, ukiyakira wowe ubwawe. Igice cya nyuma rero twakubwiye giteye ubwoba. Niba warose iri joro ukarota umuzimu ugaragara agahita abura, ukongera nanone ukabona umuzimu uramubonye ariko ukahita umubura, izi nzozi ziteye ubwoba kandi zirakomeye. Byaba bisobanura iki? Bibi bisobanura ko ibibazo ufite ni ibibazo bidakomeye rwose. Ubwoba bwawe bushobora kuba ari ibitekerezo gusa, ahubwo nta kintu gihari. Ku mugani wa wundi ati ya sake n'ibibaba gusa. Niba urota umuzimu agaragara agahita abura, nuko ubwoba cyangwa se ikibazo ufite kidakomeye na gato. Ufite ubwoba bw'ubusa. Turagushimiye. Niba iki kiganiro cyacu kigufashije, ntiwibagirwe gukanda subscribe cyangwa ngo twandikire muri komanteri. Mbese wowe uyu munsi warose iki? Twandikiye muri komanteri maze tugusobanurire amabanga y'inzozi warose.